hari ibintu bibiri wenda biraza kubasetsa ariko birimo isomo, ibindi birababaje, ibyo ntabwo ari bishekeje. icya mbere, njye nk'umwana muto, ikintu nahigiye kandi nkigiye mu muryango, mbese kigahora kiza mu mutwe kurinda ngeze iyi myaka. Nari kumwe na data umbyara, yagiye gusura abantu b'impunzi bandi hirya aho twari dutuye. Tugaruka, tugarutse mu rugo, dusanga ahantu hari abahigi abatora barahigaga, bazaga kuko twari mu mashyamba, kaza bahiga, bategaga ibintu ubutimba, babyita iki mu Kinyarwanda? Nets. Hari irindi jambo ry'Ikinyarwanda? Ubutimba ni ntabwo numva. Inshundura yari imitego ariko y'imigozi, imitego y'imigozi, noneho bagahinda inyamaswa zikagenda zigategwa n'aya migozi, zikagwamo, imigozi ikazihambira, bakaza. So tugenda tunyuraho dusanga aho abahigi bari, ndetse bavumbura inyamaswa iriruka, agasha gasimbuka ya migozi ntiyagafata, ariko ubwo amacumu mu kirere bashaka kugatera amacumu, noneho karabisimbuka kiruka kajya mu kampu aho twaganaga. So data icyo gihe arambwira, turareba aka kanyamaswa gacitse bariya abantu bagahigaga, ati buriya, ati ntuzi ko dufite ibibazo mu mpunzi hano, tutagira n'ibyo kurya? Ati buriya tugeze mu rugo tugasanga kinjiye mu nzu, kahungiye mu nzu yacu, tuzi ko nta burenganzira dufite bwo kugafata ngo tukabage tukarya kubera ko dushonze. Nkamubaza ni kuki? Usibye ibyo, ati nta nubwo twagafata ngo tugahe bariya bagahigaga bari bagakurikiye kacitse. Ati icyo dukwiriye gukora, icyo twakora ni ukukareka kagenda, kakazaba kagwa ku bandi. Buri gihe icyo kintu cyakomeza kukinza mu mutwe kugeza n'uyu munsi. Kuko cyari gifite uburemere bwo kuvuga ati ntabwo si inyamaswa twahize, yacitse, irahungisha ubuzima bwayo, igize amahirwe icitse abayihigaga, yinjiye mu rugo. Ntabwo ni ukuvuga ngo twaba dukoze ishyano, uwo mugayo ntitwawukira wo kwica iyo nyamaswa yacitse abayihigaga, reka izagenda igwa ahandi itaguye kuri twebwe. ubwo urumva ni ku nyamaswa, ariko noneho ku bantu byo bigomba kuba bifite uburemere bwinshi burenze.
Eh, ubwo icyo gihe ubwo data wambwiraga ibyo yashaje mfite imyaka mikeya muri 72. Ariko mu byamwishe nabyo sinzi ko harimo ndaza kubabwira sitore nyine nayishekeje we nta nubwo ari ukuvuga ko yari umunebwe cyangwa ngo ni iki. In fact ahenshi aho yagiye impunzi zatoraga abantu baziyobora iteka aho yabaga ari bamutoraga kuba umuyobozi wabo. Ariko byamwishe nubwo yagize uburwayi nk'uko abantu barwara bakagira, ariko bifite ahandi byakomotse. Aho byakomotse nicyo mu cyongereza bakwita kuba broken. Impamvu ni iyi, hari bamwe babizi hano, mwigeze mwumva muzi ikintu bitaga cyangwa n'uburi ko bacyita sinzi abagifite ubu Trafipro, murayizi? Trafipro mwarayumvise? Burya Trafipro ni iya data, niwe wayubatse, niwe wayishinze muri 55. Amateka ni igitangaza, bifite n'ibipapuro byabo by'abantu icyo gihe nasinye iriho, ariko baje kuyimwambura muri aya mateka y'u Rwanda. Bamwe bayungukiyemo bayibonyemo baracyariho, bamwe barahari. Hari n'abo nagerageje kwegera ngo mbabaze n'ayo mateka bakampunga, ahubwo ntibashake kuyambwira, ariko hari n'abandi bayambwiye. Ariko harimo abantu bamwe mushobora kuba muzi, ubwo data amaze kuyishinga yasoshetinze, yashyizemo abantu hari umugabo witwa Gaposho, kugira ngo bamwe muramuzi. Se yitwa Mbuguje, akaba Murara ntabanza atakiriho, n'abandi yayishinze, nibo bayishinze, n'amafaranga arahari yayishyizemo, n'abandi ko yabazanye mu rutonde rwabo bari nka 7. abo nibuka nabo 2, Mbuguje na Murara. Igihe cy'ubukoroni abantu kwa Kayibanda n'Ababiligi n'Abasuwisi barayifata, yari yayubatse, bayimwambuye muri 58 cyangwa 9, 58 ngira ngo. Irakura abayizi kera nabwo muri 77, 78 itangira, naje hano mu Rwanda njya mu iduka rimwe rya Trafipro, kubera ko aya mateka nayo narayumvise, gusa kureba ibirimo usanga baragurishamo ibintu byinshi, amakarayi, amabesene, amasabune, ibintu byose ngira ngo byagurishwagamo. So kuba yarakoraga nk'ibyo, hanyuma yacuruzaga n'ikawa, yacuruzaga ikawa ka exporting. So yari entrepreneur,
yes, by any standard. Now, story rero nza kubagereraho ni iki. Ubwo turi mu mpunzi, and how he was broken. Yisanze mu buzima, mu mutwe we yumvaga ntacyo yagukorera kugira ngo bubemo, ahubwo yahitamo gupfa. What does it mean? Icyo bivuze ni iki? Mama we nawe ntabyo yari amenyereye, ariko yafashe isuka arahinga kugira ngo tubeho. Data biramunanira, aravuga ati ntabwo nahinga, simbizi, sinzanabigerageza. Njyewe kwanza byabaga byabonetse yarabanzaga akareka twebwe nkuko bati njyewe niyo ntagira ikintunga gitunga umubiri wanjye nkapfa, I'm happy. Now, hakaba hari umuntu twari duturanye w'umusaza, abantu bamwe wenda hano baramuzi, hari umugabo witwaga, n'izina rye ndabwibuka, umusaza nawe wari umeze neza bwo mu Rwanda kera, nk'ibyo, yitwaga Burasa. Twari duturanye, akajya abwira data ngo we ntabwo azapfa nkawe, ngo we agiye kugerageza ahinge. Aramubwira ati gerageza, ati rwose kandi ntuzangaburire, nzicwe n'inzara, ntabwo nzajya ibyo kurya byawe wahinze. Uwo mugabo atangira kujya kwiga guhinga rero, aragenda ari kumwe n'abandi n'umugore barahinga. Muzi ibintu bita amayogi. Amayogi, those small hills bashyiramo imigozi y'ibijumba. We arahinga, amaguru ye ahagaze hamwe, ya mayogi aguma yirundaho ibutaka, hanyuma aza kunanirwa kuvamo rero.